Imana bireba nk'uko abantu bareba icyo nkunda Imana ntakigira wandura icyo nkunda Imana ntakigira bakuranga icyo nkunda Imana bireba nk'uko abantu bareba Siza kureba ku bukire wari kurubuga abaminisitiri oya 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 Siza kureba imiryango ubona iyawe yari ikomeye oya 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 Siza kureba amashuri wari kurubuga abadonite oya 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 agakiza gakamaguru nta n'umwe wigeze ukagura wemerewe kwinjira umubare wawe yarose wemerewe kwinjira umubare wawe yarose agakiza gakamaguru nta n'umwe wigeze ukagura wemerewe kwinjira umubare wawe yarose wemerewe kwinjira umubare wawe yarose wigawikire kwa Yesu hari amahoro asesuye wigawikire kwa Yesu hari umunezero iyo ugeze uraruhuka ukumva uranezerewe ukumva unyuze n'ukumva ufite ubuzima bwawe bukaba bwiza ukumva uranezerewe ukumva unyuze n'ukumva ufite ugahora n'itoto ku maso nawe nta bibazo wigawikire kwa Yesu hari amahoro asesuye wigawikire kwa Yesu hari umunezero iyo ugeze muraruhuka ukumva uranezerewe kuko unyuzwe kuko ufite ubuzima bwawe bukaba bwiza ukumva uranezerewe ukumva unyuzwe kuko ufite ugahora n'itoto ku maso yawe nta bibazo twaje kukubwira inkuru nziza yuko nawe Imana igukunda twaje kukubwira inkuru nziza yuko Imana ikwitayeho twaje kukubwira inkuru nziza yuko nawe Imana igufashe twaje kukubwira inkuru nziza yuko nawe Imana igukunda twaje kukubwira inkuru nziza yuko Imana ikwitayeho twaje kukubwira inkuru nziza yuko nawe Imana igukunda abantu babayikugirira impuhwe n'ubwo babayira kuzira kuzirikana abantu babayikugirira impuhwe n'ubwo babayira kuzira kuzirikana bwira nawe uraguhamagara yoroshye umutima yuzuye imbabazi ukijyaha waba warakoze byaba bitukura birakurwaho kuko imbabazi zayo birakurwaho wowe yemeye birakurwaho kuko imbabazi zayo birakurwaho wowe yemeye n'abantu babayikugirira impuhwe
umuriro wiciye kwa Yesu hari umunezero, iyo ugeze muraruhuka ukumva uranezerewe, ukumva unyuzwe n'ukumva ufite ubuzima bwawe bukaba bwiza, ukumva uranezerewe, ukumva unyuzwe n'ukumva ufite ugahora n'itoto ku maso nkawe nta bibazo ufite. Ariko Yesu we uraryoshe. Akira amahoro ava ku maresha, akira amahoro waburiye mu bantu, akira amahoro ava ku maresha, akira amahoro waburiye mu dufite, akira amahoro ava ku maresha, akira amahoro waburiye mu bantu, akira amahoro ava ku maresha. Yesu Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Nari umupagani Rwimbi, icyo gihe nari nyoboye amabandi 73. Hari n'umugenzuzi ushinzwe disipline, sekretari ufite masters mu bituma lisansi. Dukora inama y'abajura akagira ngo niyo umuyobozi mukuru hakavamo n'imyanzuro. Ariko tuhuye na Yesu aducomokora mu bujura, aducomeka mu mana. Abo Yesu yababariye ni mu muramburira amaboko, mu mukomere n'amashyi, agiye kongera kumwakura. Nazibagirwa nyirizina mu munsi nigeze kwiba umuyobozi umwe, ndamufata mutwara miliyoni 3 ku butubuzi. Mujya muvana icyo batubuzi kumva amafaranga y'ibiti makuru telefone igenda isabone cyangwa igihe wabikora